Bwana Yesu asifiwe sana. Ahimidiwe milele, amin. Umutwe w'amagambo mfite uravango uyu ni umwaka wo Haleluya. Bagiye baba. Akakubwira ngo wewe iwanyu ntimuzamurenga hangaha. Tibahari aba bantu barahari abantu Satani azabwira ngo mwebwe iwanyu ntimuzamurenga hangaha. Hari umuntu wigeze ambwira kandi koko ibintu yambwiye byari ukuri. Arambwira ngo iwacu ngo iyo tugeze ku myaka nibyo nuwogera utahatekereje mu bitekerezo tibishoboka. Nta muntu uzugera ahantu kure ibitekerezo bye bitabanje kugera. Ntibikunda uzubanza ugatekereza ibintu ukumva ko bishoboka ukabisunika mu kwizera bikagenda bikigira yuko umva ko byigiye ukumva ko byigiyeyo hanyuma kubera ko wizeye Imana ikavuga ati kubera uko wabyizeye ndabigukandagizamo ubirebe n'amaso yawe umenye ko Imana izayumva. Nibyo. Imana yo kwizerwa. Kamba ubuhamya butoya hanyuma ngane kumusohoza ndavuga indi nkuri mwe gusa. Noneho ari ubuhamya bumwe bwo muri alarme mu nyihanganire mbuvuge ntacyo butwaye. Umunsi umwe twaricaye turi kumwe n'umugabo representa Makavera. Uraginye kama zawu zigeze kure sunika cyane imbago zawe naje nguzurize ibigega mbisendereze. Hallelujah. Hallelujah. Twakire ijambo ry'Imana. Hari abanyamuryango bazasubira ejo bacu batuye mu bindi bihugu. Ubwo mushumba representa araza kubasezera neza. Reka musaba tambuke hanyuma tutuze twakire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Amen. Turirimbe n'amajwi atuje. Hallelujah. Hallelujah. Hari indirimbo imazemo nka cyumweru kirenga kandi n'uyu munsi bayikozeho. Amen. Hallelujah. Mumeze neza cyane. Yego. Iraduhetse ku mugongo wayo, iraduhetse ku mugongo wayo, iraduhetse ku mugongo wayo, ntabwo izigera
izigera itureka ntizigera idutererana iraduhetse ku mugongo wayo. Gaturamburire Yesu ibiganza kandi abanezerewe. Haleluya, haleluya. Tugiye gutambaho bukeya, utambira Imana ikintu cyantangaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Icyanditswe umukozi w'Imana yasomye kiri hano mu muteguro wanje, nico nari napanze gusoma, bivuga ngo ngiye kurondogora. Haleluya, Amen. bivuga ngo ngiye gusa nusubiramo ibyo yavuze, kandi gusubiramo biza byitwa kurondogora. Kandi sinari guhindurira icyo natekereje nahawe n'umwuka, sinari kugihindurira hano ngo kubera ko yagize gute yakivuzeho, ahubwo ni confirmation kwiri jambo ryari rikwiriye muri uyu mugoroba. Haleluya. None ngaho ntimwaje abatamba, mugire vuba vuba kabisa, tugiye gutamba. Kubera ko yabivuze byinshi, yavuze igice cya kabiri cy'inyigisho nari kwigisha. Ubwo ndavuga ku cyambere, nindangiza nse n'urondogoreye mu bukeya ku cya kabiri yavuze. Haleluya. Uko niko sawa kabisa, nanezerewe kweri. Aha, ngaho dutambira Imana. Numve ko ndumva dukeneye ngo gutamba, kandi numvise byari bifite injyana nziza. Ngaho papa. Twafatanya twese tugahimbaza Imana yacu. Umuntu umwe imbere yawe nitwawugereranya n'imyaka myinshi, watubereye isabato nziza, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Watubereye isabato nziza, Mana uri mwiza. Zamura piano.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ahimidiwe milele. Amin. Umutwe w'amagambo mfite uravuga ngo uyu ni umwaka wo gusunika amahema. Twavugiriza Yesu impundu n'amashi cyane. Haleluya, haleluya. Babandi umugaragu w'Imana avuye kuvuga bibutswe kubera ko Imana ibakebutse. Abisiraheli maze kubabwira ngo nzabagarukaho, yaragarutse nyine. Iwe yagarukiye ahantu bavuga ngo nzabagarukaho, yaragarutse nyine. Kuko yari yarababwiye ngo nzabatanga muji Babuloni nimumara imyaka 70 mwebwe mukabanza kunkebuka. Ntabwo inje uzobahindukirira mbere, mwebwe mukabanza mukagira gute, mugahindukira mukava mu bigirwamana mwagiyemo. Nanje nzagira gute, nzabagarukaho. Kandi Bibiliya ikavuga ngo mbafitiye imbabazi nyinshi cyane, ndetse ngo nzabakoranya. Twagiye baba. Sawa sawa sawa. Nkabika hasi buke. Ariko akanwa karababwiye ngo mwike, ariko umutima uracaba hagaritse hano. Ko numva mutari mukwiye kwika akanwa gusa kavuze ngo mwike. Yo. Twavugiriza Yesu impundu nyinshi cyane. Wey! Mube nkabika bukeya. Kweri. Ariko nyine nimuzajya mwumva akozeho hariya, muguruke mufite cyane inzira zitandukanye munyuzemo. Haleluya. Haleluya. Nkorera kuri mugenzi wawe mumbwire ngo umwaka mwiza wo kwagura amahema. Haleluya. Mwaka mwiza wo gusunika imbago zawe zikagira gute, zikigirayo zikagera kure. Ndio. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, urege inyegamo zawe uzigeze kure. Sunika cyane imbago zawe, naje nkuzurize ibigega mbisendereze. Hallelujah.
papa bicara mu bandi. Mana yo kwiringirwa we, uhimbarizwa ineza yawe itangaje n'imirimo yawe iteye ubwoba. Haleluya, haleluya. Kwake mimi nachisikia. Haleluya, haleluya. Napumzika. Uwepo wake. Abantu bokora igikorwa gusa cyo kwizera, umuntu agatera intambwe zingana n'ahantu yumva ashaka kugera mu kwizera. Satani ntagushirireho imbibi. Satani nta aha naho nahaca w'amana we. Aha naho nahaca w'amana we. Aha naho nahaca w'amana we. Aha naho nahaca Kristo. Aha naho nahaca Kristo. Imana ihimbazwa kweli. Ukuntu mubikoze mbonye neza ko mwumvishe umutwe w'amagambo. Haleluya. Haleluya. None iki gice cya 54 yasomyeho umukozi w'Imana kibanzirizwa n'ikindi gice ciza cya 53 muri Yesaya. Muri icyo gice cya 53 Bibiliya izivuga mu inkuru y'agakiza kandi kabonerwa muri Kristo Yesu. Aravuga ngo imikurire ya Yesu ngo yakuze ngo adafite ishusho yo kwifuzwa. Yakuze adafite ubwiza abantu boreba ngo bumve bo mwifuza, bo muvugaho, bobona nk'umuntu ukwiriye. Ariko hepfo Bibiliya ikavuga ngo nubwo yakuze ameze atyo ngo yashenjaguriwe ngo ibyaha n'ibicumuro byacu. Akongera umanutse akavuga ngo igihano cyaduheshaje amahoro cyari kuriwe, ngo twebwe yadusanze tumeze ngo nk'intama zitatanye, ngo amaze atugaruza urwo rukundo aradukumanya dukuririye twari twaranyagiwe aratuzana. Ikibabaje rero, ariko ikibabaje nacyo cyaje gukurwaho n'ikinejeje cyo mu gice cya 54 yasomye. Ikibabaje ngo igihe cyarageze Yerusalemu umurwa w'Imana ngo batera Imana yabo umugongo, ngo bamare kwerekerayo Imana ngo izabiranwa n'uburakari bwinshi, ngo irangize ikintu cyantangaje cy'imbabazi z'Imana. Vuga ngo haleluya. Haleluya. Ikintu cyanteye ubwoba cy'imbabazi z'Imana, ngo Imana ngo izabiranwa n'uburakari bwinshi, ngo ariko ifata kuri ubwo burakari bwinshi ngo ikuraho akantu agace gatoya k'uburakari ngo abari kwibasukaho, ngo kugira gusa ngo muri kiriya gice cya 54 umunsi bazumva bicujije bakavuga ngo Mana twaguteye umugongo turagenda duhindukirira ibigirwamana, ngo uwo munsi bazahasange Imana ifite mu bubiko bwayo imbabazi. Nuko niko byagenze. Bibiliya ikavuga ngo Yerusalemu mu gice cya mbere cya 54 ngo yagereranywaga ngo n'umugore ngo utarabyaye w'ingumba. Ku rundi ruhande bakahagereranya ngo n'umugore ngo watawe n'umugabo, umugore utagira umugabo, umugore utagira abana, umugore utarumbutse. Ariko muri kino gice hariya yasomye nyine aravuga ngo nubwo nta mwana ugira Yerusalemu, nubwo ugereranywa n'ingumba iri hariya nta kimaze, ariko kubera ko wahindutse wowe ubwawe ugahindukira. Haleluya. Nanje ndaguhindukirira kandi ndakuzaho mfite imbabazi nyinshi. Haleluya. Ngo irangize rero imaze kubageraho yarabohereje ibohereza Yerusalemu. Icyo gihe yari irimo ibabwira bari i Babuloni, ngo imare kubohereza i Yerusalemu abariho ivuga ijambo ryiza nifuje kubabwira. Irababwira ngo mbashubije mu gihugu kandi igihugu ndakibahaye.
ubwo nkibahaye rero mugende mwigaruze ahantu hose abanyebaburoni bigaruriye, muhigarurire. Nimurangiza kuhigarurira ngo ntimugarukiraho, ngo mwagure muzoza musunika mwibeho ku kabanza, mube nkabibaho, ariko mbahaye iyo favor. Mufate ku kandi kabanza batwaye, nushaka kwigira imbere wigireyo, kandi ngo numara kwigirayo ngo wamufata imambo uhashinga uvuge ngo aha nahanje mu izina rya Yesu. Haleluya. Usunike ihema, ntuguma ahantu hafunganye, waguke ugende, kandi aho ugeze hose haraba hawe, uhashinga imambo uvuge ngo aha ni ubuturo bwanje Imana impaye. Dusunike ihema mu izina rya Yesu. Dusunike ihema mu izina rya Yesu. Hari abantu Satani azazingira ahantu akabashiraho boundaries, sibyo? Akakubwira ngo wewe iwanyu ntimuzamurenga ahangaha. Tibahari aba bantu barahari, abantu Satani azabwira ngo mwebwe iwanyu ntimuzamurenga ahangaha. Hari umuntu wigeze ambwira, kandi koko ibintu yambwiye byari ukuri. Arambwira ngo iwacu ngo iyo tugeze ku myaka 30 niba ari ningahe, yambwiye sinibuse neza, ngo barapfa. Yari amaze gupfusha abantu be bo mu muryango benshi, kandi bageze ku myaka runaka, kuko kigero runaka bakiri batoya bagapfa. Ngo arangiza akambwira ati twebwe iwacu, ubundi twebwe iwacu ni imyaka. Ngavuga ngo yewe hari akantu utarumva k'Imana. Hari ukuntu umuntu iyo yizeye Imana azaca imigozi yose imuhuza n'urubyaro akomoka miriya, nimba rutari ruzima. Wowe uvuga ngo Mana, aha hantu ni amaraso yanje, ariko mu buryo bw'umwuka iyi migozi ndayiciye kandi gacika mu izina rya Yesu, gacika. Kambwire papa, iyi myaka uzoyirenza. Ahangaha abakuru bawe bagendeye na basobanyu n'abandi, ahangaha uzoharenga. Akambwira ati we twebwe iwacu nuko nguko, ariko Imana yo mu ijuru ihimbazwe, kuko ubu tuvugana ubu nyine yararenze kuri iyo myaka bagendeye abantu biwe. Aya yararenze aririya mu kirere. Tuvugirize Yesu akaruru cyane. Hano hantu bameze neza, bashirireho agasirimba aba bantu niba bashiriremo hahandi twari tugeze. Mutambuke hano. Bakurayo, ariko nimbagezayo muzasunike. Kandi uko musunika mugenda mushiraho ikimenyetso, mushinga imambo. Aha nahanje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Aha nahanje mu izina rya Yesu. Tukemere ko umwanza tuzingira ahantu hamwe yafunganye amafuti, kandi Imana yavuze ngo Imana yatugiriye neza, yabivuze ko iduma Imana ihimbaza. Yesu azagira neza, Yesu azagira neza. Umunsi umwe ngo Isaka, haleluya, mumeze neza cyane namwe. Umunsi umwe ngo Isaka, ngo inzara yarateye i Kanani, ngo imare guterana mu gitabo cy'Itangiriro, ngira ngo mu gice cya 26, ngo imare gutera i Kanani, ngo agira igitekerezo n'umutima wo guhungira muri Egiputa. Afata abantu be bose baramanuka baragenda. Bageze ahantu ngo hitwa ngo Igerari, Imana iramuganiriza iramubwira ngo sinshaka kurenga hano, wowe kambika aha hantu ndahaguhera umugisha. Isaka arumvira, ngo amare kumvira, ngo arahinga, areza, arasarura cyane, ngo ku buryo yahindutse umukire utangaje. Ngo arangize Abimeleki umwami w'Igerari, ngo aramubwira ati Isaka tuvemo,
impamvu ukwiye kutuvamo niki urakomeye uteye ubwoba mu gihe gitoya dusuhukiyeho umaze kuba igihangange umaze kuba umutunzi urenze none turakwirukanye mu gihugu cyacu tuvemo aragenda ageze ngo mu kirorero kimwe arakambika ngo arangize Imana iramubwira ngo guma ahangaha niho nguhaye arahaguma ngo arangize abungeri be ngo bafukura iriba kandi iryo riba ngo ryari ryarafukuwe na se Aburahamu ariko ngo abantu b'Igerari baraza ngo bararisiba ngo bamare kurisiba Isaka arongera arafukura ngo afukure hasohoka mw'iriba rikomeye ngo birangiza bararitonganira baryise gute yagise Eseke kubera ko ryagiriweho impaka ngo amare Imana ibwira Isaka ati wowe oya witongana kugutwara ahagutseho nzagutwara gusa wowe uzosunike nuhagera ntukazugira ubunebwe bwo gusunika ngo arangiza afukura iriba rya kabiri ngo barongera bararitonganira ngo bamare kuritonganira naryo ngo aryita ngo Sitina arambwira ati naryo ribarekere ngo aragenda yigira imbere arongera afukura irindi muri buko uko ryitwa Rehobote uyu munsi mwese mbise izina Rehobote mwese haleluya bivuga ngo Imana idushize ahagutse gira gutya ngo Imana ishize ahagutse mu izina rya Yesu Imana igushira ahagutse mu izina rya Yesu haleluya turamburire Yesu ibiganza n'ukuri numvise umunezero mwinshi we hari umugore umwe babwiye ngo genda ufate utire ibintu by'ibijerekani niba ari ibibindi ari ibijerekani utire kandi bamamubwira ngo utire ibintu ushoboye ibintu ubasha gutira byose upfe kuzana ntiwite ku mubare ngo ntutire bike niko ijambo rivuga genda utire amajerekani n'amagunguru n'ibindi utire ntugire ubunebwe bwo utire ariko yaratiriye uw'abandi kandi ibyo yatiriye byose byaruzuye mbwirira mugenzi wawe ngo sunika cyane sunika cyane nibyo nta hantu wogera utahatekereje mu bitekerezo ntibishoboka nta muntu uzugera ahantu kure ibitekerezo bye bitabanje kugera ntibikunda uzubanza ugatekereza ibintu ukumva ko bishoboka ukabisunika mu kwizera bikagenda bikigira ukumva ko byigiye ukumva ko byigiyeyo hanyuma kubera ko wizeye Imana ikavuga ati kubera uko wabyizeye ndabigukandagizamo ubirebe n'amaso yawe umenye ko Imana izayumva nibyo Imana yo kwizerwa kamba ubuhamya butoya hanyuma ngane kumusohoza ndavuga iyindi nkuri mwe gusa noneho hari ubuhamya bumwe bwo muri alarme mu nyihanganire mbuvuge ntacyo butwaye umunsi umwe twaricaye turi kumwe n'umugabo representa Makavera turicara turavuga ngo tumaze iminsi dukora ibintu bibi muri alarme ntibyari bibi ariko ntibyari kuri standard twifuzaga turavuga ngo tumaze iminsi tuza dukora ibintu bibi kandi twagaza turira ku ma interview akiyoboye muzike noneho tukaje mu ma interview ku banyamakuru bakatubwira atari kwa alarme tuzadushimishwa no kubabona muhamuririmba live ariko indirimbo zanyu kuri YouTube cyangwa kuri CD sinzi ikintu mubura noneho twajya tuva ku maradiyo tukavugana n'abacu ariko twebwe kubera iki hari igihe Satani azagashiraho limits mbabwiza ukuri kw'Imana akavanga ibintu akamagushiraho urugabano nawe waba uri umunyabwoba cyane ukumva wo bigenderamo ukaba waho ngaho nyine ukaba uko ariko iyo wabitahuye haleluya iyo wabitahuye umunsi umwe turabitahura turaba ariko aba banyamakuru bazozaguma batubwire muri munsi ngo indirimbo zacu nimbi ngo ahubwo boza batubona live dusanga abantu barakaye nibwo twakoze iyi album shasha dufite ejo bundi turavuga ngo iyo niyo data
idasubirwaho ya yindi musenga mutazi ayiwe mwambaza mutera hejuru haleluya chichuna litamenwa iyo niyo ndebagi turambura ibiganza kandi haleluya iyo turavuga ngo dukore album kandi tuyikore byihuse umvaga umujinya wera ukuntu uzumera kandi tuyikore byihuse ngo mare barambwira ati wowe ga ni wowe ugira indirimbo ndababwira ni jewe nyine ariko ga nanje ntazo mfite ubunyine none kurazana igitekerezo twari tuziga ngo wenda waje gufite wazishize ku ruhande none bimeze bite ndababwira ka dusenge tuzishake turazishaka wenda nihuse biza kugera igihe twazibonye nyine dukoreye album ariko mwa bantu mwe wabereka impact iyi album yagize twebwe tuza dusoma ama message abantu batwandikira muri alarm wabereka ubuzima bw'abandi iyi album yahembuye kubera iki kumva gusurambiwe n'ahantu satani yakuzingi ako kazitiro satani yakuzingiyemo turagasenye mu izina rya Yesu izina rya Yesu turagasenye mu izina rya Yesu ariko satani nibutse umugabo umwe nawe ngo wabitahuye Yabesi murabyibuka Yabesi Bibiliya zivango ubundi ngo akomoka mu rubyaro rwa Dawidi ariko Bibiliya ntizigaragaza se biza bishanga kuvugwa ko nyina yamubyaye amubyaranye na se ariko se utazumenwa utazugaragara muri Bibiliya bivuga ngo Yabesi nawe ubwe yakuza azi kwitangira ryiwe ryari ribi ariko umunsi umwe nawe ngo arabitahura umunsi umwe ngo arabitahura ngira ngo yaratekereje aravuga ati ariko nubwo noba ntazi data ariko hari Imana ishobora guhindura amateka hari Imana ishobora guhindura amateka ngo arangize aje hari arasenga amaze gusenga ngo abwira Imana ibintu bitatu ngira ngo yarabanje arabira ngo Mana ngo umpe umugisha wawe ngo arangize ubwa kabiri arayibwira ngo Mana ngo unyagurire impako cya gatatu aravuga ngo kandi ngo ukuboko kwawe kuzamporeho kuzangume hejuru kugira ngo uzajye undinda makuba yose Bibiliya rero igahamya ikavuga ngo Yabesi ngo yarushije bene nyina bose cyangwa bene se ngo icubahiro kubera iki yamenye ko aho Imana imuhaye nawe yogira gutekereza kwiza akongeraho Imana irahamuha haleluya siko yabwiye se Abisiraheli binjira i Kanani irababwira ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye icyo Imana rero dushakaho niki haleluya irashaka ko twebwe tubanza kuyihindukirira kandi twamara guhindukira nayo kandi kongera ikaduhindukirira inkuru nziza ishimishije iravuga ngo nubwo twahiteye umugongo ngo ariko ntiyafashe bwa burakari bwayo bwose ngo ibuturundeho iyo ibuturundaho twari kuba twararimbutse ariko ngo yafashe gato mu burakari igashira hariya kugira ngo mugende nimuzogere iriya muzibuke nimara kwibuka yongera ibaha imbabazi zayo Imana rero avuga ngo ubwo muhindukiye umvira ijambo ry'ubuhanuzi haleluya Imana irimo irababwira ngo ubwo muhindukiye nimusunike ihema nimusunika ndahabaha nahanyu ubwo mwahindukiye ubwo muyikunze ubwo muyihindukiriye sunika uyibwire ngo Mana mu muryango wanje ndifuza ko bivaha bigera ahangaha usunike Imana irahakugeza usunike muri kariyere mu baririmbyi musunike niba mushaka kugera ku rwego runaka musunike Imana irahabaha yabagarutseho ibafitiye imbabazi none rero irimo irababwira ngo nubwo nabagarutseho rero nimusunike maze mbagomororere mwinanirwe nimusunike murashaka kugera he bitekereze mu masegonda makeya aho mushaka kugera hanyuma dusenga Imana haleluya
Imana irashaka ko twaguka kandi yaduhaye igishoro dushobora gukoresha mu kwaguka. Matayo igice cya 5 ngira ngo umugani w'abagaragu sebuja yahaye itaranto. Imana ntizi kubwira gutangira itaguhaye icyo utangirana naco. Gusa icyo ngicyo ushobora kukiguha ari gito cyane, gito cyane, ariko iyo ubaye umugaragu mwiza kandi ugakiranuka muri bikeya nk'uko iryo jambo rivuga, ngo yahaye itaranto 5 byagenze gute? Ngo yazigenjejemo izindi 5. Yarasunitse. Ko no gusunika, yarasunitse. Uwo yahaye 2 yagize gute? Izabaye 4. Hanyuma umugaragu mubi yahaye 1 byagenze gute? Yaracukuye. Abantu benshi aha ngaha ni abacukuzi. Abantu benshi hano ni abacukuzi barahambye. Turabana hano, turabana. Hari bamwe baririmbyi beza tugira mwitorero hano, ariko batajya bakora umurimo w'Imana hano, kandi ari abanyempano beza. Uyu munsi utahana akazi nako kwitwa umucukuzi, waracukuye. Hari abandi Imana yahaye izindi mpano zitandukanye, ariko bahitamo gucukura, barahamba. Abo ngabo rero Imana irimo irababwira ngo nimuhindukire. Nimuhindukira nanje ndabakebuka, ndabahindukirira mbafite imbabazi nyinshi, kandi nindangiza aho muzakandagira hose mpabahe. Haleluya. Haleluya. Ongera ubwire mugenzi wawe ngo sunika aho ugeza Imana irahaguha. Haleluya. Kadukomere Imana yacu amashi kubw'ijambo ry'Imana. Alarm uyu mwaka n'umwaka wo gusunika. Dusunike kandi nidusunika ndimo ndabona mu kwizera ko tuzagera ahantu hakomeye muri uyu mwaka. Haleluya. Mu kwizera kabisa tuzagera ahantu hakomeye muri uyu mwaka. Alarm biteye ubwoba. Gusa umwe wese ahinduka imbaraga za mugenzi we, twese hamwe dusunike. Nta muntu uzusunika aryamye cyangwa uzuzinga ishati ugahatana, bisaba imbaraga. Nidusunika ndimo ndabona mu by'ukuri uyu mwaka uzatubera umwaka mwiza cyane. Mwaka wo gusunika amahema, kandi aho tuzayageza Imana irahaduhaye mu izina rya Yesu. Amen.